nyakubahwa chairperson, nyakubahwa vice chairperson, ba nyakubahwa bakomiseri, bashitsi bahire mwaturutse mu nzego zitandukanye za leta, babyeyi bacu, nshuti namwe bavandimwe, mugira amahoro. Uyu munsi ni umunsi w'amateka utwibutsa aho twavuye n'aho tugana. Turi mu mashyamba, twirirwaga mu ntambara, twigishwaga kwiba no kwica, twari tumeze nk'ibikoresho, twahabwaga inyigisho zo kwanga u Rwanda, twabwirwaga ko ugeze mu Rwanda bakwica. Ariko tugeze mu Rwanda twakiriwe neza cyane, tweretswe urukundo rwa kibyeyi, duhabwa imyambaro n'ibikoresho by'isuku, turakaraba, turacya, twongera tugarura ubuzima. Turakina ndetse tunaridagadura, mudushakishiriza imiryango yacu, igihe kiragera tukajya turasurana, mbese twabonye byose umwana ubereye u Rwanda akwiye. Ubu twiteguye gusubira mu miryango yacu, twuzuye icyizere n'intego nshya z'ubuzima. Turabizeza ko tuzaba abana beza, tuzubaha ababyeyi bacu nk'uko mwabidutoje, tuzubaha gahunda za leta nk'uko mwabitwigishije. Turabashimira byimazeyo ubuyobozi bwa komisiyo ndetse n'ikigo cya Mutobo, uburyo mwatwakiriye kibyeyi mbere y'uko duhuzwa n'imiryango yacu. Mwadufashije neza, ntacyo twababuranye, turabibashimiye. Turabizeza ko kandi ko tuzakora ibishoboka byose, tugashishikariza abana bagenzi bacu bahejejwe ishanga, tubaratira ibyiza twasanze mu Rwanda. Murakoze, murakarama. Njyewe uri imbere yanyu, amazina nitwa Rukundo Jonathan, akaba ari njye uhagarariye bagenzi banjye hano. Murakoze.